uri igisambo ntabwo ndi igisambo uri igisambo umfashe untari igisambo umfashe nibyo se kandi nubu uri kwiba nakwibye ryari ese ibisambo ntibibeshye nakubeshye ryari se nose ntabwo uri kubeshya utari igisambo ndabona ukwiriye kujya gusenga mu nyabyaha we ntangiye umunyabyaha ariko nawe uri igisambo kare kuramenye njyewe kuki ubihakana se ndabihakana nyine kubera iki nyine njyagiye uvayo ntabwo wabimenye aba bagabo nabo bibikure nabo babanzana ibibazo n'ukuri kwiba tugaruka inyuma sibyo tuganire neza dusanzwe sibyo ntabwo uri igisambo wapi ntabwo ndi igisambo uri utari igisambo nose naza no kwiba iwanyu oya muri makeya hari ibintu biranga ibisambo ubundi sibyo guhakana ko byiba kino cya mbere ngo mumbwira oya cyane cya mbere sibyo guhakana ko byiba mbere byambaraga nabi ariko umusiga byambara neza sibyo hari byambara neza hari n'ibyambara nabi kandi ntabwo wambaye neza ntabwo nambaye neza cyo ni kimwe ubwo se wambaye neza nanjye ubwo kungaruka mu kanya sibyo ikindi cya kabiri ibisambo uko byagenda kose bihakana ko byiba kandi urwakana ko wiba sibyo ndabyumva nakora n'ubwo nanabyumva kuko urimo uranabeshya mu bintu nzi biranga ibisambo bikomeye hari imyambarire hari uko bisa nyine imyambarire nuko bisa harimo n'imyitwarire isanzwe mu kugaragaza ingeso zabo iya mbere nakubwiye kwambara neza nabi yabya byo mu cyaro byakubiswe guhakana ko byiba uko byagenda kose none wowe ugahakana ko wiba si kimwe ubiranga ibisambo icya kabiri cyo ni zero nabo nta kibazo ni zero ariko urwakana ko wiba cyo ni kimwe kandi kiri uko wambaye ntabwo wambaye neza ubwo wambaye neza gusa nambaye nabi wambaye nabi nyine urama agaciro mu myenda se ariko abagabo b'iki gihe nabo ni dawe tuva mu by'inkuru urama agaciro mu myenda none cyambaye cyangwa cyo ni kizi cyamake uyu ni uw'ijana uyu ni uwa desi amadolari yabaye amanyarwanda yabaye amanyarwanda kubera yuko ishati wambaye nayo ntiyagura desi nyine kubara mu gihumbi cy'amanyarwanda umva ko nagupimye bose bihagije ingofero wambaye wandekeye ingofero yanjye hari icyo gutwaye ariko uri igisambo mva ingofero yanjye uri igisambo ni ukuvuga ngo ubu wiparitse cyangwa uri mu muti ubu wiparitse umuti wa hehe kandi ndakabwiye sibyo njye nagusanze bako ufite ngo cano ngo Karongi entertainment sibyo uvuga ngo harizo bakwibye sibyo ariko mu by'ukuri igisambo kibye nacyo bakakiba ese kiba kibwe none kitibwa igisambo kibwe ibintu kikabishyira ahantu bakabyiba kiba kibwe umfatanya n'ibibazo rwose ibibazo mfite ni birebire nibyo bituma bibasa nanashatse ahubwo nanakwibye sorry hangana byari bincitse byari bincitse hangana ibibazo ufite nibyo bituma wiba shabyihorere baba we umfatanye n'inzara kabisa ugize ko umfatanye n'ibibazo ugize no kundi ibibazo rero bibaho sibyo ariko se ko umfatanye n'inzara oya umva ariko mpamvu anayimbwiye wowe ufite ibibazo umva se azakara rero tugaruka inyuma gato twikazirira ingofero yawe irimo umuti w'umukecuru cyangwa niyo wiguriye ku isoko iyi ngofero yanjye nyine yaba ari iyo navanye ku isoko yambwiza ukuri niyo narayijyanye mu bakurambere ntabwo bikureba nta kibazo ntabwo bikureba nta kibazo ariko tuvuga ku nkomoka ya nyakuri wayitwaye mu byo wibye se wayihawe n'ababyeyi cyangwa warayiguriye n'ubundi ndamutse nanabikubwiye by'ukuri ntabwo wabyemera njye nabyemera ntabwo wabyemera twemeye cyambere ntabwo nyurwa wowe twemeye ko wibanye twabyemeye twabyangiye ako se ndege nanjye ndiba nanjye ndiba umva se gabanya urunyarwenya gabanya urunyarwenya ntabwo njye utari urwenya ahubwo tugeneye hamwe njye ntabwo nigeze niba nakwibye ryari se sasa njye nagufashe nagufashe si njyewe
none se kubibwejagura nose ko nta gufasha ni kibazo umva ahubwo si ngufata iyo mfata ubundi se ari no kumfata mumvanye he ahubwo si ngufata ntago ari no kumbona ko urarenze urarenze ndarenze nyine ntago nagufata nta nubwo wamfata se umuriye he ntugaragara se mufatika se ntago ngaragara njyewe nzagufate se ntago ngaragara njyewe nzagufate se uzabigerageze nabi wanyu ntago bamfata aka kageni uzaza ryari se njyewe nta nubwo nanateganya no kuza okay yes uyu ni Karongi Entertainment akaba ari umukomediye umwe ukaze cyane uri mu karere ka Huye ariko mwakomoka he ahantu bita Karongi ni harerewe ibi byose rero ni ukuntu ngakina comedy banga ni umuntu ushobora kureba inkuru akayubaka afashijwe n'undi muntu akira one man show ntagari one man show kubera ko akina ari kumwe n'undi muntu agakina neza ibyo byose byaswa gutya isa comedy ni comedy yuzuye y'urwenya gusa cyane nuko abantu bose wa musheze ntabwo yiwe n'umwana mwiza ubusanzwe nko mubona nyine imyenda y'akazi ari ingofero ari ishati ni imyambaro y'akazi nkuko nanjye nambaye gutya nyine ni cyo bita kurokinga stage nk'umuntu ufite kuyobora ikiganiro kugira ngo kigende neza cyane nuvuga ngo umurwenya rwiwe agutene nawe yakwakiraho furizi ntabwo ari furi bro yagufata bwijozi nanaguhitana yagufata bwijozi Karongi ariko nyine umwana mwiza cyane wamubonye wamukunda niyo mpamvu tuba twagahuye tukaganira nyine nk'umunyempano ufite talent yo gukora comedy talent yo gukora comedy tangiye ryari se shane 2022 2022 ni hafi aho ngaho yakubiswe ahubwo n'ubwo ubusaho gwandemiye ahubwo oya itagiza comedy zawe itagiza comedy zawe icyo gihe iratangira comedy nyine hari imyaga biri gucacara hanze kuko tereka nyongeye fatiremo kano kanje nkubita abantu stories za danje undi waseka bashwanyuka yohereho ni nkihe yohereyeho yo nahereye yose cyane urebye kuba ngo nikunda no kurya niyo nahereyeho kabisa kuko nubundi nzara yo muri se dusubira inyuma gakeye ibi byo kucipfusha ubusa dupfusha ubusa se nijyana nabipfushije ubusa reba hari imbere ngo nawe ndusumba undi ni njyewe ndagusumba cyangwa urasumba ubusa wawe nagusumbye gutyo urasumba none se andi magambo nayo burya ntabwo upfusha ubusa ahubwo bigutera ubwenge oya ubundi urarwana n'iki ndagusumba bro warasumbye ahubwo umva byatari yego watangiye kuri comedy yo kurya kwita icyakura yego ariko mbere hari ukuntu abantu bakora ibintu bya entertainment bagira ibintu bibagora byinshi by'umwihariko hari kubona ibikoresho mvuga ibifata amashoto byihorere sibyo ko byagenda nyine cyane ku ngubu nyine hari ukuntu ikoranabuhanga ryabyoroheje telefone n'utundi dukoresho dutoya twafata amashusho ariko bira gukora ibikoresho by'ibanze imyenda yo kwambara ugiye gukora stage yawe kubona nyine ibyo by'uryo nyine kugira ngo ubone food hiye urabagora ibyo bikuye icyo gihe ibiryo se Musa nubize nyine narebye nyine nawe urabyumva nyine hanyuma ibyo mu rugo nyine urabyumva nyine nitaneka nyine ubundi ubundi ubu ari byo ukinisha bikomeye kuko ntago babyoroshye yego iyo comedy wakoresheje ibyo biryo usa nkaho buri mu buryo bugoye cyane yagufungura amarembo ku buryo bungana iki yangiriye ikintu cyiza cyane yamaye abasabu benshi cyane wafite cyane icyo gihe kabisa nawe mfite abasabu ibihumbi nka 3 nka 3 uvuga ngo byazanwe cyane cyane iyo video wakinnye uri kurya urebye bose waryanye muri rumba wabiriye icyarimo gitangaje cyane cyatumye abantu bo nyine babyishimira cyane igiki nuko nanabyicaye hejuru aho maze umwe uri kuri nyuma se yamaye nka data narabifashe ndabirya maze kubirya maze guhaga nita byicaraho kabisa biba birabaye ubwo nyine nari maze nyine kuko nari hazo byicaramo byicaramo nyine ariko numva neza ko ntabwo ugize gukora munsi mu kibuno ngo uzamureyo kare aho nayo hajya ko abasamu nka miliyoni nuko aro umwuga wo gukora ukina comedy uhera aho ngaho wumva ni ibintu ukunze ukora wishimye abantu bakaba byishimira cyane noneho mu muryango ukomokamo utuyemo ababyeyi abifashe bati
shaba ifata nk'ibintu bibi bisaza nyine tu ntago babyemera ariko nyine one day kazafatwa nyine nyine baba bari guca umuntu ntege ariko ni nabirenza nyine tu bizaza one day by'ukuri ikintu uvuze kiteye nk'agahinda hakumva bafite impano ariko ugasanga abantu muri ruhande bakwiye kumufasha kugira ngo izamuke bamuca intege bakamusubiza hasi niko bimeze use nka papa cyangwa mama cyangwa se undi muntu muvukana aba yari kureba ino video ni nk'icyo kintu wamwisabira cyo kimwe namwisabira kari byishira ni byinshi cyane ariko nyine kimwe kibanze nuko nyine yama support nyine twakanzamura ku rwego rwo hejuru by'umwihariko abantu bo mu muryango kutakuzomera kutamenya nka guca intege urumva haba n'ibikoresho runaka ukeneye se bwo gukinisha bakagufasha bakabibona cyangwa se n'umwanya runaka no gupanyaho imirimo myinshi cyane niko bimeze yego none muri monde turebye nyine kuri stage abantu bahari bakina comedy ni benshi cyane sibyo nk'abanyagiso bakiramana Nyagiso ni kiramana kabaza ari nakina filime akina comedy bakiramana akina ibiki kiramane birani ibiki bya kiramana ni ibiki nanjye mubaze bari bya kiramana ni ibiki buriya ni comedy ni filime ni inkuru ubanza buranje njye mbona ari filime akina nawe ni filime se The Band sakabane The Band nawe niwe nyine abari The Band se byose ahubwo nabonye byose sakabane tipe akabane tipe ubwo niba byukuri bamujyanyagiso ni kiramana harya ni kiramana kiramana bari ibintu by'ibintu hari n'imene bari filime ni comedy ni cyabico Ana yanjye byose aravanga ni nko gufata igitoki n'ibirayi byose kandi imvangira byibusha kubi aho nase datekeye areba arabyibushe imvangira atekeye n'imbere aho yatangiye kwegera imbere gakeya none agufite uruntu rw'uruhanga ufite umutwe agufite uruntu rw'uruhanga ubundi je wamerezamo urugero wamerezamo mukubita nk'urushyu agufite uruntu rw'urushyu akibya ndase ni comedy ubutaburi kubingura ni no gucapana ariko batigeze kuri stage nyine n'abacha comedy benshi cyane ari dufite ba Josh dufite ba Killaman nk'abo utamenya ngo ni biki dufite ba Kibone Clapton Big Boss urumva dufite abo muri ba mukobwa mwiza cyane usigaye muri Genesis n'inde harya Genesis ntago muzi ariko dufitemo abantu bari mu Rwanda nyine gukora ibintu bya comedy benshi cyane ntawe bafatira ikitegerezo n'inde hano mu Rwanda sobwo yabarindera how many mu Rwanda hari arahari sha indese arahari kabisa ura umuhungu bita no umuhungu wanje witwa Nyagiso aso ufite amaso manini so ufite amaso Nyagiso ahubwo afite iminwa itukura yanga nkuru baraba oya bayita iminwa isesi supu yamwe supu nisagosha umunwa iminwa tukurezereza indi kumuriro sawa inyama we ayo ari kuzi story zawe Jackson akwinspira cyane agoreza nyine kukoreka ko hajya kora byatuma nawumva ashaka kugera nk'ahageze ariko se mu byukuri wowe nk'akantu k'agaciro gishwa bibike ku ruhande abandi badafite bari kugira ngo utere imbere bitara ko ufite akantu kawe uri muri heza adafite akantu bibike muri ntebo ntebo hazi nabwirwa n'iki ni mu gisora akantu bitango ni ijigo akantu bitango ni ijigo bari akantu nasiga amasura abiri nyine turase ukongera ukazuka akantu bibikiye muri industry ya comedy umva nawe uzabatsindisha nawe ukajya kugaragara kuri stage nk'izabone nk'akahe Seso kwizanira ibiryo nyine kuri stage hanyuma nkabereka nyine ko ndi kubirya nyine kuzana wenda nka muvero n'urugero umuvero yanjye temarigwa nkaduka mugani temarigwa wa kabiri nkamusimbura ubwo se ni comedy cyangwa harimo n'akantu k'inzara ni na comedy none se ubona bira birya ari inzara gusa okay karongi nuko umuntu kumwumva nyine ni umukomediye no mu biganiro bye ni comedy yo mpamvu hari content yubatse gutyo kugira ngo nibyo wumvamo neza umenye ko harimo iby'ubuhanzi bwishemo utafata nkaho ari byo gomba kwakira nk'ukuri gusanzwe ku muryango turamo none karongi tukubana ku musozo kiganiro twaganira neza cyane ya hitting up ibintu kubishyushye cyane ariko rero nuko rero mfite n'akaboko kagufi
atari karekare koko ni karekare wibeshye oya ni kagufi ya wawe karekare ubu se karibara oya konzi ko abantu muzo ko ari karekare se muzo ko kiba konzi ko akaboko karekare kiba ubwo njyewe ndi we ntiwiba ni kagufi kandi bihakana ariko ni karekare ntabwo wiba rwose wabihakanye aho urarengereye shiramo aho ngaho shiramo pose pose is there twapozinze kuri Karongi Entertainment ni umukomediye wo mu ntara ko bani Kigali azahabasanga iyo stage azayakura nzayahabasanga murabeshya azahabasanga n'ingofero yanjye se n'ingofero azahabasanga n'ishati ya karokaro yirebe uzirikane iyo umwenda w'akazi tuvuga ngo uko Karongi abuze imyenda yo kwambara waki n'iki nyina n'iki imyenda kuri stage imyenda y'akazi n'ingiyi twoshyikira ku channel yiwe yitwa Karongi Entertainment kandi aho ubonye ino video please hit subscribe uramuna gukubita ibyishimo ukishima ukanezerwa ibintu biba bigenda neza ariko utakikorera so wazo ukirikodinga ukajya ukanaseka se there should be someone hagomba kubona kundi muntu ujya kuri screen akakufita ikiganiro nyine kimbo stories ushaka kumva cyangwa se makuru utamenya ahandi hantu now hit subscribe kore kukazogera nyine ukora kuri all notifications zose zije ujye ubona ibije kuri channel nawe ube umunyamuryango w'ino channel twagushimye cyane for watching this show Karongi Entertainment bayita show show sorry iyi show so thank you so much for tuning on this show being together with Karongi Entertainment. We are so hot, so heat. We are making the future coming closer to ourselves. Turi abantu bakora ibintu bijyanye n'ahazaza hacu turi kuhazana hafi pulling closer tuzana hazaza hacu hafi yacu kugira ngo amafaranga twifuza kubona tuyabone none ibyishimo dukeneye tubone none hamwe n'abantu bacu nka Karongi Entertainment.